koze bigishoboka ntabwo amazina yacu yazaboneka mu gitabo cy'ubugingo. Tutiranye ibyaha byacu bigishoboka twaba turimbutse. Nubwo Yesu yapfiriye abantu bose, nyamara bazakizwa nabamwakira bigishoboka ngo abashoboze gusa nawe. Reka basuze kandi bahe ikaze njyubasuza. Nitwa mwene Sobyo Kusenge Theophile, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mbahe ikaze cyane. Ese ujye utekereza ku ntwari z'ubuzima bwawe? Ese ujye utekereza uwakugiriye neza ariko ukabura icyo wamwitura? Mbese ujye utekereza ku muyobozi wagufashe kugera kuri byinshi? Ujye utekereza uwagukuye mu gihe cyari kigoye ariko uwo nawe ukabura icyo wamuhemba? Musabire umugisha ku Mana kandi wamamaze inkuru y'ibyo yakoze, ibe nziza cyangwa mbi, ariko icy'ingenzi nuko hari abo ifasha. Gusa muri kano kanya ntabwo ngiye kuvuga ibi bikuru uyu nguyu ngiye kubabwira yitwa Pastor Amoni Rugerinyange. Mu gihe nkivuga ibyo ngibyo ntabwo nabura gushimira intwari zitangira itorero. Abo ni abapastor cyangwa se abo ni abashumba. Aba bigomwa byinshi, bakora ingendo zitabarika, bakora byinshi bitanze. Bandi batareba ko cyubahiro amashuri bize ibyo ntibabirebaho cyane. Abo baharanira byinshi mu buryo bugiye butandukanye. Ntibarambirwa cyangwa se ngo binubire kwimurwa bya hato na hato. Wari umunyamujyi akemera agahinduka umunyacyaro, wari umunyacyaro agahinduka umunyamujyi kandi bikamubera. Mu by'ukuri bahawe imbaraga zidasanzwe, bafite mwuka wera muri bo. Nubwo bamwe na bamwe babikoresha mu bushake bwabo, ariko nyamara ntago twakirengagiza umurimo w'aba bagabura bapastoro bigomwa byinshi. Aba kandi bemera kunyagirwa intama zugamwe. N'abashumba, ni abahanga muri byinshi, basizwe amavuta na mwuka wera, bigomwa byinshi. Mureke tubashimire. Ku ruhande rwacu Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Uyu ni Pastor Amoni Rugerinyange. Muri kumwe na Pastor Amoni Rugerinyange. Wowe bite? Mu gice giheruka Ripon yavuze yeruye ko afite ibyishimo byinshi mu mutima bituma atifuza kuguma kuri iyi si. Yavuze yeruye kandi ko nubwo Yorodani isumira hose yumva atinyutse kuyambuka. Umuyobozi wabaye umuyobozi w'itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Munyemerere nce bugufi, mvuge nitonze, mvuga amagambo make kandi nyakurikirana nyatondekanya, ariko kandi kubwo guha icyubahiro ndetse no kuzirikana ubuzima n'ibikorwa bya Pastor Amoni Rugerinyange. Ntago nza gubagurika cyangwa se ngo nteshwagizwe bya hato na hato. Ndasaba Imana kugira ngo inshoboze kuvuga ibikorwa by'uyu munyabigwi wakoze byinshi kandi wakoreye Imana, agakorera igihugu, agakorera itorero. Pastor Amoni Rugerinyange yari umuyobozi mukuru w'itoro ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, aho kandi yayoboye ibikorwa by'ivugabutumwa n'iterambere ry'iri torero nk'uko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com cyanditse inkuru. Urupfu rwa Pastor Rugerinyange ni urupfu rwababaje by'umwihariko abizera b'itoro ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, aba bakoranaga abapasiteri mu bihe bitandukanye. Pastor Rugerinyange yasinziriye kuwa 28 Gashyantare mu mwaka wa 2009. Umubiri we wagejejwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, aho wakiriwe n'inshuti n'abavandimwe benshi bari baje kumusezeraho bwa nyuma. Mwibutse ko uyu mugabo cyangwa se umupasiteri yari amaze iminsi arwariye mu Buhinde. Nubwo kandi amakuru arambuye ku buzima bwe bwite n'inkomoko ye atabashije kuboneka kenshi cyane cyangwa se kuboneka henshi cyane, Pastor Amoni Rugerinyange azibukwa nk'umuyobozi w'itorero witanze mu murimo w'Imana. Pastor Amoni Rugerinyange yavutse mu cya 1938, aza gusinzira kwa 28 Gashyantare nk'uko twabibabwiye ruguru, afite imyaka 71 y'amavuko. Pastor Amoni Rugerinyange yatangiye kuyobora kandi itoro ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, Rwanda Union Mission mu cya 1995. Mbibutse neza ko aha makorera amwe namwe tuzi akomeye nka Ambassadors, abakurikiye Yesu, ababimbuza abahamya ba Yesu, abagenzi, umusamariya mwiza ndetse nakora abatwara mucyo, izo zose zari zisa naho zitarakomera cyane. Yari umuyobozi wa mbere kandi w'umunyarwanda wari kuri uwo mwanya wo kuyobora itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda mu kinyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994 mu Rwanda. Mu gihe kandi cya Pastor Rugerinyange yayoboye ibikorwa byo kongera kubaka itorero ryari ryarasenyutse, ashyira kandi imbaraga mu kunga ndetse no gusana imitima y'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994. Yagize kandi uruhare runini cyane mu ishyirwaho rya Kigali Adventist Medical Center mu cya 1996 kandi
yasabye uruhushya rwo kongera gutangiza uyu mushinga maze utangira mu cya 1997. Aho niho bamwe muri twe twatangiye kuvuka ariko nyamara tutazi ibyo ari byo. Yasoje kandi inshingano zo kuyobora itorero mwaka wa 2005 asimburwa na Dr. Pastor Byiringiro Hesron. Abenshi ntago bazi ko Byiringiro Hesron cyangwa se uyoboye itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ubu ngubu afite doctora. Aha benshi ntago babizi. None rero mbabwira ngo benshi bahari ibyubahiro byabo bagaca bugufi bagasuzugurwa na benshi bakavugwa na benshi bakabafata ijambo ko bashaka ariko nyamara barahaze ibyubahiro byabo. Uyu Dr. Pastor Byiringiro Hesron uyoboye itorero ry'Abadiventiste uyu munsi wa none ni dogiteri, ni pasiteri, yize amashuri menshi ariko nyamara nawe yahisemo guca bugufi kubwo guhara icyubahiro cye, kubwo gushaka ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse no gukuza umurimo w'Imana uyu munsi wa none. Ariko nawe tuzamugarukaho. Reka dukomeze tuvuge kuri Pastor Amon Rugerinyange. Birashoboka ko kudakunda Imana tubikuye ku mutima no kudakunda bagenzi bacu nk'uko twikunda ariko ruzi rudutandukanya n'ijuru. Ubwo twatangiye urugendo rwo kujya aho yateguriye nk'uko tubisoma mu butumwa bwa Yohana 14:1-3, ni mutyo dusabe Yesu atubashe kuvanaho izo nkomyi zose maze vuba aha impanda nivuga tuzambuke twigire aho tazongera gusoza umutima. Azibuka nk'umuyobozi w'itorero kandi witanze mu kongera kubaka ndetse no kunga Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nyuma y'ibihe bikomeye bya u Rwanda rwari ruvuyemo nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994. Bimwe mu bikorwa by'ingenzi cyane Pasiteri Amon Rugerinyange abantu batazibagirwa kuva mu cya 1995 kugeza mu mwaka 2005 avuye ku buyobozi bwo kuyobora itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda. Ibikorwa kandi byamuranze ni byinshi cyane nk'umuyobozi ariko kandi bimwe byo turaza kugarukaho ni ibingibi. Pasiteri Amon Rugerinyange yinjiye kandi mu buyobozi mu bihe bitari byoroshye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994 mu Rwanda kandi yashize imbere ibikorwa byo guhuza kwiyubaka ku mwuka n'umubiri, gukiza ibikomere by'amateka. Yafashije kandi gusana insengero zari zarasenyutse no kugarura abayoboke bari barahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye. Benshi bumvaga itorero cyangwa se bumvaga Imana itakiri kumwe nabo. Uyu yabaye umwe mu bafasha benshi kongera kugaruka no kuyumvamo itorero. Kwimakaza ibikorwa by'ubuzima mu cya 1996 kandi yasabye uruhushya rwo gutangiza ivuriro Kigali Adventist Medical Center ryaje gutangira imirimo yaryo mu cya 1997. Ibi bitaro byaje kuba rumwe mu rwego rw'ubuvuzi rufite izina rikomeye cyane mu Rwanda, rutanga serivisi z'ubuvuzi no bunoze ndetse n'ubujyanama. Gushyira imbere uburezi n'ivugabutumwa ntabwo biri mu byagiye kure ya Pastor Amon Rugerinyange kuko ni bimwe mu byo yize, ni bimwe mu byo yakoze. Yashyigiye kandi iterambere ry'amashuri y'Abadiventiste nka Gitwe Adventist College n'andi mashuri kandi yatangiye gahunda zo kwigisha abayobozi ba Bibiliya ndetse no kongera amamisiyoneri n'abari mu bitorero. Yateje kandi imbere ivugabutumwa binyuze mu itangazamakuru nk'amaradiyo n'ivugabutumwa mu bundi buryo bugiye butandukanye. Yongeye guhuza iniyo y'u Rwanda n'indi miryango mpuzamahanga y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi hose. Yagize kandi uruhare mu kongera icyizere cyo ku rwego rw'isi ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda na nyuma y'amakuba cyangwa se na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994. Kugira umurongo uhamye w'imiyoborere mu itorero cyangwa se kugira umurongo uhamye w'imiyoborere y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Yagize kandi uruhare mu ishyirwaho n'amategeko n'amabwiriza mashya y'itorero nko gukemura amakimbirane, gucunga umutungo ndetse n'imitungo y'itorero muri rusange. Yashyizeho kandi uburyo bwo kubaka ubushobozi bw'ubuyobozi bw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, harimo n'amahugurwa n'inama bya buri mwaka cyangwa se ibyo bikorwa byakorwaga buri ngarukamwaka. Ibi byakorwaga mu rwego rwo kwisuzuma kugira ngo buri wese arebe niba ibyo yiyemeje ari kubasha kubikora. Umusanzu we uzibukirwa cyane n'abapasiteri, abizera b'itorero ry'Abadiventiste n'abanyarwanda muri rusange. Pasiteri Amon Rugerinyange yari umuyobozi urangwa n'ubwitonzi, guhuza abantu, ubuhanga bwo kuyobora mu bihe bikomeye ndetse no gukunda umurimo w'Imana. Yagize kandi uruhare rukomeye cyane mu gusubiza itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda ku murongo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994. Ibintu by'ingenzi
Pasiteri Amon Rugerinyange yakunze gukora, kwigisha Bibiliya ndetse no gutanga inyigisho z'ubuzima bw'umwuka. Yari azwiho kandi gukunda kwiga Bibiliya mu buryo bwimbitse cyane. Ababanye nawe barabizi cyane, by'umwihariko ku ngingo zijyanye no kubabarira, ubwiyunge n'icyizere cy'ahazaza. Yatangaga kandi inyigisho ku nsengero, mu nama, ubuyobozi ndetse no mu biganiro rusange byo kubaka itorero. Gusura amatorero atarebye ku cyubahiro cye no kwegera bose, kwegera abizera b'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi n'Abanyarwanda muri rusange. Yazengurukaga igihugu hose asura insengero, mu byaro, mu mijyi, asabana n'abayoboke cyangwa se n'abizera, akumva ibibazo byabo. Yavugwagaho ko atazuyazwa cyangwa se atigeraga acirwa intege n'ingendo mbi cyangwa nziza, izigoranye n'izoroshye zose. Yakoraga ibishoboka byose kugira ngo agere ku bantu. Uwo turi kuvuga yitwa Pasiteri Amon Rugerinyange. Guhuza abantu no gukemura amakimbirane bya hato na hato byarangwagaho muri kiriya gihe. Yari umuntu w'amahoro, yabanaga n'abayobozi na benshi. Azwiho kandi kugira umutima w'ubwiyunge, by'umwihariko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Gusoma no kwandika ku myizerere. Yakundaga kandi gusoma ibitabo by'iyobokamana nk'ibya Ellen White n'ibindi byanditswe n'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Hari amakuru kandi yuko yanditse inyandiko, raporo na mesaje zijyanye n'iterambere ry'itorero zagiye kandi zifasha bamwe mu bayobozi bariho muri icyo gihe ndetse n'uyu munsi wa none. Kwita kandi ku bikorwa by'iterambere n'ubuzima bw'abantu, ibyo biri mu byaranze uyu mugabo Pasiteri Amon Rugerinyange. Yashyize kandi imbere ibikorwa by'ubuzima nk'uko twabibabwiye ruguru. Yabashije kugira uruhare kandi kuri Kigali Adventist Medical Center. Yateye kandi inkunga gahunda z'uburezi, guhanga imirimo mu itorero ndetse no guteza imbere urubyiruko rw'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Kwicisha bugufi no kuba hafi y'abaturage cyangwa se kuba hafi y'abizera b'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu byaranze Pastor Amon Rugerinyange. Yakundaga kandi kuba umusabane wa bose, utari umuyobozi w'ikirenga gusa, ahubwo wabaga ari iruhande rwa buri umwe wese wamwifuzaga. Hari abamwibuka nk'uwakundaga gucisha make, gutega amatwi ndetse no kwirinda kujya mu makimbirane bamwe na bamwe. Aba benshi bamushimira cyane cyangwa se benshi muri icyo gihe bamushimiraga cyane. Pastor Amon Rugerinyange, ese haba hari ibitabo cyangwa se n'ibindi byaba byaranditswe cyangwa se byaravuzwe yagizemo uruhare? Nubwo kandi atazwi nk'umuhanzi wandika indirimbo cyangwa se nk'umuririmbyi waririmbaga indirimbo, Rugerinyange yakoze inyigisho zisesengura cyane ku ndirimbo z'iyobokamana. Atanga kandi ubusobanuro bwimbitse cyane ku mateka n'ubutumwa bwazo. Urugero kandi nk'indirimbo ya 15, aho kandi asobanura amateka n'ubutumwa bw'iyo ndirimbo. Indi nyigisho kandi y'ingenzi cyane ni ku ndirimbo ku nkengero ya Yorodani, aho kandi asobanura ubusobanuro bw'iyo ndirimbo mu buzima bw'umukristo. Muri kumwe na Pasiteri Amon Rugerinyange mu kiganiro kivuga ngo ku nkengero ya Yorodani. Iki kiganiro gishingiye ku ndirimbo ya 47 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Iyi ndirimbo ya 47 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana yahimbwe n'uwitwa John Ripon. Yasohotse bwa mbere mu gitabo cy'indirimbo ze mu mwaka w'1787. Ijwi ryayo baryitiriye igihugu cy'isezerano, aricyo kuvuga Promised Land, nk'uko biboneka ku rupapuro rwa 570 rw'igitabo umugereka w'indirimbo z'Abadivantiste umunsi wa karindwi z'icyongereza.
mpagaze ku nkengero. Ibitabo kandi by'inyandiko Pasiteri Amoni Rugerinyange yasomye kandi asobanura ku bitabo byinshi bigiye bitandukanye. Zimwe mu nyandiko ze kandi zagiye zigaragara ku rubuga rwa ijwi ry'abategereje.com, aho kandi harimo inyigisho nk'izo ngizo nyinshi cyane yagiye asesengura kandi akavugaho mu bitabo bigiye bitandukanye. Igitabo cya Bibiliya ni igitabo kiruta ibindi byose umugabo yakundaga gusoma. Igitabo cy'ibyahishuwe kandi itorero mu rugendo rengera ubuzima, uwifuzwa ibihe byose, Yesu Kristo, gukiranuka kwacu, umuryango, abana, urubyiruko, nk'uko dukesha ikinyamakuru inyarwanda.com ndetse n'ikinyamakuru cyitwa ijwi ry'abategereje.com, aho kandi wabona inyigisho ze nyinshi zigiye zitandukanye. Ikinyamakuru Itabaza nacyo kiri mu byifashishijwe kugira ngo dukusanye amakuru n'amateka by'umugabo cyangwa se by'intwari cyane Pastor Amoni Rugerinyange. Ngira ngo ushobora gusura Itabaza no wabona byinshi mu bikorwa bigiye bitandukanye, inyandiko ndetse n'imvugo shusho mu mateka ya Pastor Amoni Rugerinyange mu bihe bigiye bitandukanye. Abenshi bakibaza bati se Pastor Amoni Rugerinyange ntabwo yize? Yarize rwose umwuga w'ubuforomo. Uyakoraga ubuforomo cyangwa se yakoraga mu bijyanye n'ubuzima, ubuganga. Mbere yo kwiga iyobokamana, Pastor Amoni Rugerinyange yabanje gukora ubuforomo. Ibi byamuhaye kandi ubunararibonye mu kwita ku buzima bw'abantu no kubafasha mu buryo bw'umubiri. Icyiciro cy'amashuri muri iyobokamana yaje kandi gukomereza amasomo ye mu by'iyobokamana, aho yari umwe mu banyeshuri batatu kandi ba mbere barangije iki cyiciro mu cya 978 ubwo amasomo ye yo muri iki cyiciro yakomereje muri Nairobi. Umurimo wo kwigisha n'ubuyobozi biri mu byaranze uyu mugabo. Mwarimu muri Gitwe Seminary School. Nyuma kandi yo kurangiza amasomo ye, Pastor Amoni Rugerinyange yabaye umwarimu muri Gitwe Seminary School, aho yigishaga kandi iyobokamana n'indangagaciro z'itorero. Ibi tubisoma kuri allafrica.com. Umuyobozi kandi w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda, yabaye umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda, aho kandi yayoboye ibikorwa by'itorero mu bihe bikomeye cyane, by'umwihariko nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1995. Ni byinshi twakwibuka kuri uyu mugabo. Ubwitange bwa Pastor Amoni Rugerinyange bwaranzwe n'ingero nyinshi cyane zigaragara, ibivugwa ndetse n'ubugwaneza, urukundo rwo kugira bose atarobanuye. Umuhate n'ubwitange bwe bwagezaga kuri benshi. Uko ubwitange bwe bwagiye bugaragara, icya mbere harimo kwiyemeza. Kiri inshingano nk'umuyobozi mukuru w'iri torero kandi mu cya 995 mu gihe kandi igihugu cyari kivuye mu bihe byari bigoye cyane, nk'uko twari tumaze kubivuga, by'umwihariko muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994. Yakoze kandi uko ashoboye kose kugira ngo yongere kubaka itorero ryari ryarasenyutse, agashyira imbere kandi ubwiyunge n'ihumure mu mitima ya benshi, by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994. Kwikorera ibintu bye atagamije inyungu. Yafashije kandi gushinga Kigali Adventist Medical Center atabagamije ubucuruzi, ahubwo ashaka ko abantu babona ubuvuzi bufite ireme ndetse no kubohorwa kw'imitima. Icyo gihe imitima yari isenyutse kandi iremerewe, ifite ibibazo n'ibikomere bigiye bitandukanye, by'umwihariko yasigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994. Yakundaga gusura amatorero n'amatsinda y'abayoboke hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu matsinda y'abayobozi runaka mu gihe bahuye n'ibibazo mu kubasana no kubunga. Ibi byari biri ku mutwe wa Pastor Amoni Rugerinyange. Gutanga umurongo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Yakundaga kandi kwicisha bugufi, akemera gukemura ibibazo mu bwitonzi no kubwumvikane, gukore adakoresheje igitutu cyangwa se igitugu. Yashize kandi imbere amahame y'ubuyobozi ashingiye kandi mu kumvira Imana, gukorera abandi no kwitangira abakene, kwita ku bana, urubyiruko n'imiryango ibabaye. Yanditse kandi inyigisho zihariye kandi ku bana, urubyiruko, imiryango, abigisha uko babaho mu buryo bwuzuye bushingiye kuri Bibiliya. Yagize kandi uruhare mu kwandika inyandiko zubaka zituma kandi urubyiruko rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda rugaruka ku ndangagaciro z'itorero ndetse no kubaha u Rwanda cyangwa se no kubaha abayobozi no kumvira igihugu muri rusange. Ubuzima bwe bwite bwo kwigomwa. Yari umuntu kandi utarangwaga n'ibyubahiro cyangwa se ubuzima bw'ikirenga, ahubwo agahitamo gutura hafi y'abaturage cyangwa se gutura hafi y'abizera, kubana na bose ndetse no kubafasha mu buzima bugiye butandukanye. Yavuye kandi
ku mwuga w'ubuforomo. Ahitamo kandi gukorera Imana mu buryo bwimbitse cyane, bitari ukugira ubukire cyangwa se kubaka izina runaka. Icyo abantu bavuga by'umwihariko nk'umuyoboke wamumenye cyangwa se umwizera wamumenye gitwe, yagize ati yari umuyobozi utaravugaga cyane, ariko kandi ibikorwa bye byari indirimbo y'ukuri kandi ivuga. Yatwigishije kandi gutanga no gukunda nk'uko Kristo yakundaga abantu. Umukozi wakoranye nawe mu buyobozi bw'itorero. Ubwitange bwe ni ubutumwa burambye kuri benshi. Gukorera Imana ndetse no gukorera abantu mu gihe cyiza ndetse n'igihe kibi, nta kwikanyiza cyangwa se nta kwishyira hejuru. Ibikorwa by'ubufasha bya Pastor Amon Rugerinyange, ubufasha mu bihe byo kwiyubaka nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994, kuva mu cya 1995 kugeza mu mwaka w'2000, yashize kandi ibikorwa byo kuganiriza abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no guhuza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994 mu bikorwa byo kubaka imitima ndetse no gusana imitima. Yafashije kandi itorero gufasha mu gusana amazu n'insengero n'abantu, cyane cyane mu turere twa Butare, Gitwe n'ahandi. Yashyize kandi uruhare cyane mu gukusanya inkunga yo gufasha imiryango itishoboye ibabaye itari ifite aho iba muri icyo gihe. Yagize kandi uruhare mu gukusanya ibikoresho by'abaganga baturutse hanze, bagamije kandi gufasha abanyarwanda babuze serivisi z'ubuzima n'ubuvuzi, ndetse kubw'impamvu ndetse kubw'ibihe byari bikomereye abanyarwanda muri kiriya gihe, muri iriya myaka. Kwita ku rubyiruko n'abana batagiraga kivurira muri kiriya gihe, imfubyi n'abapfakazi. Yateje imbere kandi gahunda zo gufasha urubyiruko kubona amashuri, amahirwe yo kwiga, cyane cyane mu mashuri y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, by'umwihariko nka Gitwe College, ndetse inyigisho zirimo kwita ku bana, kubakira icyizere, kubarera mu buryo bw'umwuka. Hari bamwe kandi mu bayobozi b'itorero baje kwiga kubera ubufasha bw'amafaranga n'ubuvugizi bwa Pasiteri Amon Rugerinyange mu gihe bitaga ko cyari kigoranye cyane kwitanga mu bikorwa byo kuvura ndetse no kwita ku barwayi. Nk'umuntu wize ubuforomo kandi akanabukora, yakundaga kandi kwitabira ibikorwa byo gusura abarwayi, kubaganiriza ndetse no kubaha icyizere cyo kubaho. Yakundaga kandi gutanga ubufasha bwo ku mutima n'amasengesho ku barwayi bafite imiryango, badafite imiryango ibasura. Kugira uruhare mu bikorwa by'ubwiyunge, yari umwe kandi mu bagize uruhare mu bigo by'ubumwe mu bwiyunge mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, aho kandi yahurizaga abarokotse hamwe abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse na bamwe mu bagize uruhare cyane mu gukora Jenoside yakorewe Abatutsi, maze akabaganiriza, akabigisha, akabashishikariza kubabarira ndetse no kuba bafatanya mu kubaka itorero. Yashishikarije kandi itorero kuba igicumbi cy'ubumwe, aho kuba ahantu haba inzangano n'amacakubiri. Umusozo dusorezaho, uyu munyabigwi Pasiteri Amon Rugerinyange. Ubuzima bwa Pasiteri Amon Rugerinyange bwaranzwe n'ibikorwa bitari ijambo gusa, ahubwo byari ibikorwa bifatika kandi bivugira benshi. Byafashije abatari bake, yabaye isoko y'ihumure n'icyizere n'urukundo rw'Imana muri rubanda kuri benshi. Reka tubashimire mwe mwabanye natwe. Bimwe mu byo tutagarutseho mutwihanganire, gusa hari igihe bizakunda byinshi tukagenda tubibabwira, maze byinshi kuri uyu mugabo Amon Rugerinyange, Pasiteri Amon Rugerinyange, Pasiteri wabaye intwari kuri benshi, n'ubwo bakiri intwari, nubwo atagihumeka umwuka bazima. Twizeye ko mu gitondo cy'umuzuko tuzongera kubonana na Pasiteri Amon Rugerinyange. Ndabakunda cyane, nubwo mutandeba ariko manitse ibiganza byombi, mbasezera cyane ngo amahoro y'Imana akomeze kuba kuri mwebwe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.